Now let's do a quick recap. Turasoje kuki ukiri single. Nshuti yanjye onge kuri kose nureba mfite amasiko ya comments zanyu kuko byanze bikunze nureba muri ibi bintu 8 urasanga harimo kimwe cyangwa bibiri gitumye ukiri single. Kuki ukiri single? Number 1, check your spiritual life. Reba spiritual life yawe, reba relationship yawe n'Imana. Number 2, check your value beyond your beauty. What else? Nyuma y'ubwiza ufite value yawe ni yihe, agaciro kawe nakahe. Number 3, check your preparation. Uri prepared bingana iki, witeguye bingana iki, umaze kugira ubumenyi kuri relationship and marriage bungana iki. Check your list of expectations. Checking expectations zawe. Urashaka umukobwa umeze ute, urashaka umusore umeze ute, umuntu ushaka mu by'ukuri abaho cyangwa ni imaginations zawe gusa. Number 5, check your character. Checking imyitwarire yawe, uri umunyangeso bwoko ki. Number 6, check your pattern. Checking a formula ukomeza gukoresha idakora. Number 7, check your social life. Uhura n'abantu nuko abantu bataza, nuko abantu batakwa-approachinga cyangwa bakwa-approachinga ntabwo bakunze. Number 8, check God's process. Reba uri mu yihe process n'Imana. Nukuri kose ndabisubiramo, mark my words, niba ugeze mu gihe cyo gushaka ariko ukaba ukiri single, nucunga neza urasanga byanze bikunze ibi bintu nkubwiye kuri iyi list harimo ibikubuza gutera intambwe, harimo ibikubuza kugera kuri iyo level. Reba aho bipfira uhakosore. Now tell me, were you blessed today? Inama y'umunsi yabikubatse. And now mbere yuko dutandukana reka mbanze ngusengere. Nta narimwe ngifite umwuka nzabarekura ngo mugende ntabatuyeho umugisha kuko nzi ko mwijuru hari Imana yumva gusenga. Therefore ndasenze ngo Imana yo mwijuru ishobora byose, Imana y'ubuntu n'urukundo, ibyiringiro bidakoze isoni, ngo yongere kureba n'amaso y'imbabazi. Nukuri umuhate wawe ntabwo ari ubusa ku Mana. Bible iravuga ngo utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana kuko abayisanga bakwiriye kwizera kwiriho kandi igirira neza abayishakana umutima utaryarya. Petero 1:5 hakavuga ngo nimumara kubabazwa Imana nayo izabatunganya, izabakomeza. So ndasenze ngo nawe Imana ikukomeze, ikubake, iguha umugisha mu mpande zose. Yibuka imirimo yawe myiza, yibuka amarira yawe, yibuka amasengesho yawe na yayandi atarenga umunwa. Imana yibuke kuko izahuri, izuko situation imeze. Urabona isi maze kwicurika, urabona ubuzima bwawe ari umukara hirya no hino nta kigenda, kugeza ubwo utagifite n'amagambo usengamo, ntabwo uzi uburyo bwo gusenga, ntabwo uzi icyo gusaba Imana kuko bimaze kukurenga. Icyo ukora gusa nukurira. Nshuti yanjye, amarira naryo ni isengesho, amarira naryo ni ururimi Imana yumva. Ndasenze ngo Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo rutagira akagero, Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Reka gukiranuka kwayo n'ijambo ryayo ridashobora kugaruka ubusa ridasohoje icyo yaritumye gukora. Reka risohoze icyo Imana yavuganye nawe. Genda utere imbere, genda utere intambwe, genda waguke, genda ukure mu buryo bwose bushoboka. Genda uve mu bwiza bumwe ujya mu bundi. Ubwo tuzongera guhura mu kwezi gutaha kwa 8, ndasenze ngo uzabukeye ku maso no ku mutima, uzabunezerewe kuko ibyari biguhangayikishije Imana yabikuye mu nzira. Bible tubwira ko umutima unezerewe ari nk'umuti, ariko umutima ubabaye utera amagufa kumagara. Ndasenze ngo Imana ikugirire neza. Ndatura ubuzima kuri wowe, ndatura amahoro kuri wowe, ndatura umunezero kuri wowe, ndatura ubukire, ndatura umunezero, ndatura ibyishimo kuri wowe n'umuryango wawe. Ndasenze ngo Imana iguhe igitwenge kuko umunezero w'Imana arizo mbaraga zacu. Ndatura umugisha uturuka mu birere bine by'isi kuri wowe. Reka imbuto zawe zigwe mu butaka bwera. Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru. Uyu mwaka uhinzemo abari nawe usaruramo ibiruta inshuro 100 ibyo wahinze mu izina rya Yesu. Amen. See you next week, family. I love you.